Perezida Paul Kagame yashimiye mugenzi we wa Tanzania Dr Samia Suluhu Hassan wamwakiriye, ashimangira ko bagiranye ibiganiro byiza bigamije gushyira imbaraga mu mubano w'ibihugu byombi bisanganwe, anasaba ibihugu byo mu karere kunga ubumwe. Yabigarutseho kuri iki cyumweru tariki ya 3 Gicurasi 2026 ubwo yagiriraga uruzinduko rw'umunsi umwe muri Tanzania. Perezida Kagame yakiriwe na mugenzi we wa Tanzania Dr Samia Suluhu Hassan, bagirana ibiganiro byabahuje bonyine ndetse n'ibiganiro byabahuje n'abaminisitiri bigamije kongera imbaraga mu mikoranire. Mu kiganiro n'itangazamakuru, Paul Kagame yagaragaje ko Tanzania ari umufatanyabikorwa w'ingenzi ku bukungu bw'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu. Yifashishije urugero rw'icyambu cya Dar es Salaam u Rwanda runyuzaho ibicuruzwa byinshi, ashimangira uruhare rwa Tanzania mu kohereza ibihugu nk'u Rwanda kugera ku isoko mpuzamahanga. Yakomeje agira ati, Tanzania ni umufatanyabikorwa w'ingenzi ku Rwanda. Mu myaka myinshi ishize twateje imbere ubufatanye mu nzego zitandukanye, by'umwihariko ubucuruzi n'ubwikorezi mu korohereza u Rwanda kugera ku isoko mpuzamahanga. Perezida nanjye twaganira uko twakubakira kuri uwo musingi mu guharanira ko uburyo bw'imikoranire yacu bubasha kongera ishoramari n'ubucuruzi hagati y'ibihugu byacu. Yongeyeho ati, dutewe ishema n'intambwe imaze guterwa, tunategereje kandi ishyirwa mu bikorwa ry'imishinga yacu duhuriyeho. Perezida Kagame yavuze ko muri ibi bihe bidasanzwe isi yugarijwe n'ibibazo bya politike mu turere, ibihugu byo mu karere bikwiriye gukomeza gukorera hamwe no gusenyera umugozi umwe. Yagize ati, muri iki gihe hari ibibazo bya politike hirya no hino ku isi. Akarere kacu gakwiye kuba kiteguye kandi gashyira hamwe mu cyerekezo gihuriweho cy'iterambere n'imikoranire. Yashimangiye ko u Rwanda rwiteguye guteza imbere imikoranire y'impande zombi mu guharanira iterambere rirambye ry'abaturage. Yagize ati, kuri twe duhanze amaso gukorana n'amatsinda y'abayobozi mu kwihutisha gahunda zacu z'iterambere. Gahunda y'iterambere ya Tanzania na gahunda y'iterambere y'u Rwanda bikagendana kandi ku muvuduko mwiza. Perezida Kagame yavuze ko mu gihe u Rwanda ruri mu bihe byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, rushimira abanyetanzania bakoze ibikorwa by'ubutwari n'ubugwaneza mu bihe bya Jenoside yakorewe Abatutsi. Perezida wa Tanzania Dr Samia Suluhu Hassan yashimiye Paul Kagame wagendereye igihugu cye, anagaragaza ko umubano wabyo usanzwe uhagaze neza. Yerekanye ko mu bihahirane u Rwanda na Tanzania ari ibihugu bihagaze neza, aho u Rwanda rukura ibicuruzwa muri icyo gihugu ndetse na bamwe mu banyatanzania bagashora imari mu Rwanda. Ubucuruzi hagati y'u Rwanda na Tanzania bwakomeje kwaguka buri mwaka, kuko kuva mu mwaka w'1990 kugeza muri Werurwe 2026 ibigo by'ishoramari 42 byo mu Rwanda byanditswe muri Tanzania, aho ishoramari rifite agaciro ka miliyoni 325 z'amadolari. Ni ibigo byahaye akazi abarenga 2225 mu nzego zirimo inganda, ubwikorezi, urwego rw'imari, umutungo kamere ndetse n'ubukerarugendo. Abashoramari bo muri Tanzania bashoye mu Rwanda barimo abafite ibigo bya Bakasi Group, Magodoro Dodoma, Discount Center, Jambo Plastic, Saga Enterprise, Buffalo Traveling Tour, Maxcom Africa, Gasabo Grain Milling Company, RCM Dorita Company na Matrix Integrated Consultants. Perezida Samia Suluhu Hassan yongeye kugaragaza ko abayobozi b'impande zombi baganiriye no ku muhanda wa gari ya moshi uzaturuka Isaka ukagera i Kigali mu koroshya ubuhahirane bw'ibihugu byombi. Yagize ati, uyu muhanda wa gari ya moshi uzaturuka Isaka werekeza i Kigali uzafasha mu kwihutisha no mu kunoza ubwikorezi bw'ibicuruzwa. Ni umuhanda umaze imyaka irenga 20 utegerejwe, ugomba guhuza ibihugu bibiri mu muhoro wo hagati muri Afurika y'Iburasirazuba, aho biteganyijwe ko uzanyura ku Rusumo ukagera mu mujyi wa Kigali ahari Dubai Port muri Kicukiro, ariko hakaba haziyongeraho n'agace k'ibirometero 18 kazagera ku kibuga cy'indege cya Bugesera. Perezida
Dr Samia Suluhu Hassan kandi yanavuze ko mu bindi baganiriyeho harimo n'urugomero rw'amashanyarazi rwa Rusumo ruhuriweho n'ibihugu bitatu ari byo u Burundi, u Rwanda ndetse na Tanzania. Harimo kandi ingingo irebana n'umutekano hagati y'ibihugu byombi, amahirwe y'ishoramari ahari ndetse n'ibindi. Insight Rwanda. Rwamagana, umusore wari waraburiwe irengero ku munsi w'ubukwe yabonetse. Umusore w'imyaka 26 wo mu karere ka Rwamagana wari waraburiwe irengero ku munsi w'ubukwe yabonetse. Umugore bari kubana ajyana ibishyingiranwa ndetse bahita banibanira. Uyu musore yari yaraburiwe irengero kuva mu rukerera rwo ku itariki ya 2 Gicurasi 2026. Bamwe mu baturanyi be bamushakishije aho yari atuye mu murenge wa Mwurire mu kagari ka Bishenyi. Mu butumire bw'ubukwe bwari buherutse kujya hanze bwagaragazaga ko we n'umugeni we bari kuzakora ubukwe tariki ya 2 Gicurasi 2026. Gusaba no gukwa byari kubera mu nzu mberabyombi ya Regina Pacis Rambura mu karere ka Nyabihu. Ubwo bamwe mu bari kumuherekeza bari bamaze kwitegura, bahamagaye uwo musore kuri telefoni baramubura. Icyatunguye abaturage ni uko imodoka zari kubatwara zari zahageze ahagana saa 9 z'ijoro, ariko ngo bahamagaye uwo musore baramubura banarebye aho yabaga ntibahamusanga. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mwurire, Rugengamanzi Steven, yabwiye Igihe ko uwo musore yabonetse ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere ari muzima, ndetse nyuma yo kugera iwe n'uwo mukobwa bari bafitanye ubukwe nawe ahita ahagera. Yagize ati "Mu kanya twabonye amakuru ko uwo musore wendaga gushaka muri wikendi yatambutse wari wabuze, twamenye ko yaje mu rugo ahakodesha. Yaje yizanye ari muzima, nta muntu wamukubise cyangwa ngo amushimute." Yakomeje agira ati "Nyuma yo kuhagera umugore yari gushaka nawe yahise ahagera n'ibintu byose. Ubu bari kumwe, umugore yazanye n'abavandimwe be bamuherekeje." Gitifu Steven yavuze ko uyu mugore yazanye n'ibintu ku buryo biteguye gukomeza kubana nk'uko bari babitangiye. Yavuze ko amakuru babonye ari uko uwo musore nta kibazo afite kidasanzwe. Mbere y'uko ubukwe buba, uwo musore yari yahamagaye umukobwa amubwira ko abona ubukwe bwabo bwitambitswe n'abandi bantu, akaba ari nayo mpamvu yari yahisemo kwigendera bugahita buhagarara. Insight Rwanda.